Amateka y'intwari Fred Gisa Rwigema umaze imyaka 35 yishwe. Fred Gisa Rwigema ni intwari iri mu rwego rw'imanzi, rumwe mu nzego eshatu z'intwari zigize u Rwanda. Reka nkubwire ngo tugiye kurebera hamwe ubuzima Fred Gisa Rwigema yanyuzemo, uburyo yafashe umwanzuro wo kwinjira mu gisirikare cy'igihugu cya Uganda, kumbe impumbero ye ari ukuzaza kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ese wakibaza ngo Fred Gisa Rwigema apfa afite imyaka ingahe? Ninde wamwishe? Yapfiriye hehe? Yari ageze he aza kubohora igihugu cy'u Rwanda? Kwibutsa ko yagiye kubohora u Rwanda ko ku munsi wa none bukeye bahita bamurasa ataranarenga n'akarere na kamwe, akiri ku mupaka gusa uhuza u Rwanda na Uganda niho bahise bamurasira. Reka nkubwire ngo njye tugiye kubana ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Gusa gukora subscribe uri muri mushyashya kugira ngo tujye twigana andi mateka y'abandi bantu bagiye batandukanye. Nakubwiye ngo ari mu rwego rw'imanzi, rumwe mu nzego eshatu z'intwari z'u Rwanda. Izo nzego eshatu ni Imena, Imanzi n'Ingenzi. Urwego rw'imanzi ari narwo Fred Gisa Rwigema arimo, rushyirwamo abantu baranzwe n'ibikorwa by'ubutwari bihebuje kandi bakaba batakiriho, bakaba baratabarutse bitangira igihugu. Ibi bikorwa birimo kugaragaza ubwitange, batizigama, kwigomwa inyungu bwite, hashyirwa imbere inyungu z'igihugu zifitiye akamaro gahebuje imibereho rusange y'Abanyarwanda. Kubera ubutwari no kwitanga, Fred Gisa Rwigema yaguye ku rugamba yari ayoboye rwo kubohora u Rwanda tariki ya 2 Ukwakira umwaka w'1990, ubwo yari umugaba w'ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army, Inkotanyi. Yaguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda yatangije ariko ntiyarusoza, nubwo abamusimbuye batigeze bamutenguha. Tariki ya 1 Ukwakira umwaka w'1990 ni umunsi utazibagiranwa w'itangizwa ry'urugamba rwo kubohora. Naho tariki ya 2 Ukwakira umwaka w'1990 ni umunsi Fred Gisa Rwigema yatabarutseho. Yaguye i Katumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Gisa Fred Rwigema yavukiye i Ruyumba tariki ya 10 Mata umwaka w'1957. Ubu aho yavukiye ni mu murenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yabyawe na Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirima, ahabwa amazina ya Emmanuel Gisa. Yashakanye na Janet Urujeni, ariko uyu mugore nta bantu benshi bamuzi. Bakora ubukwe tariki ya 20 Kamena umwaka w'1987. Nyuma babyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Abo bana ari bo Gisa Junior na Gisa Teta. Intambara ni imyivumbagatanyo yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 no kugeza muri 60, yaranzwe no gutotezwa no kwica Abatutsi, ndetse Anastase Kimonyo se wa Gisa Fred Rwigema aratotezwa, arafungwa, amara umwaka wose ari muri gereza. Nyuma y'uko uyu mubyeyi we afunguwe, umuryango we wabanje guhungira muri paruwase Gatulika ya Kamonyi. Nyuma byakomeje kuba bibi, bahungira mu gihugu cya Uganda, ari naho yakuriye. Bakigera muri Uganda babanje kuba mu nkambi y'impunzi yo muri Ankole. Nyuma y'umwaka w'1966 bimurirwa mu nkambi ya Kankuge, aho mu gace kitwa Toro, ari naho bari kumwe n'izindi mpunzi z'Abanyarwanda bari barahunze intambara no gutotezwa kwarangwaga mu Rwanda muri icyo gihe. Akigera muri iyo nkambi, Gisa Fred Rwigema yahise atangira amashuri ye abanza, ayarangiza mu mwaka w'1972. Kuva mu bwana bwe, Fred Gisa Rwigema ntiyumvaga neza impamvu ituma ababyeyi be n'umuryango we muri rusange bahunze, ndetse yahoraga anababaza impamvu badataha ngo bajye kuba iwabo mu Rwanda, bave mu buhunzi. Ariko bakamubwira ko mu Rwanda bitoroshye kuko n'abashatse gutaha bahuye n'akaga gakomeye karimo no gutakaza ubuzima bwabo. Fred Gisa Rwigema yakundaga akarasisi ka gisirikare, bigatera umuryango we impungenge, cyane cyane nyina
Gatarina Mukandirima kuko yakundaga ibijyanye na gisirikare cyane, byatumaga bakeka ko bishobora kuzamuviramo kureka amashuri akigira mu gisirikare. Arangije amashuri abanza mu mwaka w'1972 yahise akomereza mu mashuri yisumbuye yayatangiye mu mwaka w'1973 mu kigo cyitwa Mbarara High School muri Ankole. Nubwo yari akiri umwana yahoranaga inyota yo kumenya amateka y'u Rwanda kandi yakundaga kuganiriza abantu bakuru nabo bari barahunze bava mu Rwanda, bari batuye hafi y'ishuri, akababaza amateka y'u Rwanda. Mu bantu bakoranye Gisa Fred Rwigema yahuriye nabo mu mashuri ndetse bakaba inshuti zikomeye bagatandukanywa n'urupfu harimo Paul Kagame ubu wabaye perezida w'u Rwanda. Kugeza n'ubu amateka y'u Rwanda n'ay'ibijyanye no kubohora u Rwanda ntiwayavuga, cyane cyane kuri izi nshuti zo mu buto zaje kuba icyomoro cyomoye imitima y'Abanyarwanda benshi, dore ko imitekerereze, gukunda igisirikare, kwitanga no kwanga akarengane ari ibintu biri mu byabaranze cyane cyane ubwo biganaga. Bombi baragendanaga kenshi bagasura abakuru bazi amateka y'u Rwanda, bagahora bafite inyota yo kurushaho kumenya igihugu cyabo cy'amavuko kandi bagahora batekereza icyo bazakora kugira ngo akarengane n'itotezwa bakorewe bihagarare burundu no ku bandi banyagihugu bumvaga ko babikorerwa. Gisa Fred Rwigema yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkrumah, Mao Tse-tung, Fidel Castro n'abandi bagiye baba abantu b'indashyikirwa ku isi. Aho yigaga yahoranaga ishema ryo kwerekana ko ari umunyarwanda kandi agakunda kuvuga abo bigana nabo ikinyarwanda, nubwo bo bavangaga indimi z'amahanga cyangwa se akaba arizo bavuga kenshi, ariko byagaragazaga urukundo afitiye u Rwanda rwahereye mu buto bwiwe. Mu mwaka w'1974 Fred Gisa Rwigema yaje kureka amashuri asanzwe